ndagushuhuje wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho anga kuri Hot News TV kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane bityo ntago nabura kubifuriza amahoro y'Imana imigisha y'Imana uburinzi bw'Imana n'ubuntu bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe aho muherereye. Reka rero mbasabe rwose muze mwizire hino muntiza amatwi turebe amakuru arimo guturuka mu bitangazamakuru nk'uko mubizi ko uyu mwanya tuharira ibyagiye bisohoka mu bitangazamakuru ibirimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibirimo kubera aho dutuye, aho ngiye ukomeje kugenda mbategurira amakuru nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mandi Dijoke. Ndabakunda cyane rero kandi mbahaye ikaze kugira ngo namwe mugire uruhare muri aya makuru, kandi ushobora kugira uruhare rurenze ukanda subscribe kuri Hoteli wayikora, ndetse mwese tubasabye kujya mugira uruhare kuri iyi channel mukanda like kugira ngo inkuru zacu zigere kuri rubanda nyamwinshi, kuko bituma YouTube idukora ikizwi nka recommendation zikagera kuri rubanda nyamwinshi. Reka rero twinjire mu nkuru turi kubona ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko Vestina barizwa mu itsinda rya Vestina n'umuvandimwe Dorcas, uyu muramuzi cyane yashakanye n'umugabo w'umunyamahanga. Nyuma yuko bashakanye rero havuzwe byinshi, havuzwe inkuru z'uko batandukanye nyuma yuko Vestina yanyuje ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko abayeho nabi kandi atabyishimiye, yagize amahitamo mabi, bityo arimo kwicuza icyatumye agira ayo mahitamo byagaragazaga gatanya. Kuri ubu ngubu rero ndakubwira ko Vestina byagaragaye ko yaje kuba yabyarira hariya mu gihugu cya Canada, kuko murabizi ko ibi byose byavuzwe, ariko Vestina Dorcas bakaza kwerekeza muri Canada gukora ibitaramo bitandukanye hariya muri kiriya gihugu. Icyo gihe rero ntago Vestina yaje kuba yataha mu Rwanda, hatashye Dorcas umuvandimwe we ndetse na Emirene ariwe manager wabo, hanyuma Vestina asigarayo. Amakuru dufite rero kuri ubu ngubu nuko amakuru atubwira ko Vestina yibarutse umwana w'umukobwa, ndetse ntago amwibarutse vuba aha ngaha, hashize iminsi amwibaritse, nuko amakuru aba yarabaye ibanga. Ni inkuru ivuga ko Ishimwe Vestina ubarizwa mu itsinda rya Vestina Dorcas yibarutse imfura. Uyu mugore yabyariye muri Canada. Uyu mugore yabyaye muri Canada rwose, bikaba bigaragara yuko umwana agiye kuzuza hafi amezi abiri. Umwana yibarutse agiye, bivuze ngo hashije amezi abiri uyu Vestina abyaye, my friend. Gusa mu makuru turi kubona ntago turi kubonamo niba umugabo we baraje gukomezanya wenda bakaba bari kumwe, ntago turi kuyabona, cyangwa se niba uyu Vestina hari ukuntu yibera ahantu yihugitse. Ibi ngibi nibyo tugiye gusigara dushakira amakuru tumenye, ese uyu Vestina yabyaye atari kumwe n'umugabo we cyangwa bari kumwe mu buryo bw'ibanga, wenda hari ukuntu bibanira mu buryo bwacye bw'ibanga, cyangwa se yakomeje ya gahunda ye y'agatanya. Ibi ngibi nibyo tugiye gukurikirana. Ndabakunda cyane rero mukore ibisabwa, izi nkuru zose mujye mubasha kuzibona. Aya makuru yandi nayo nituyabona turahita tuyabagezaho gatanu ku kandi. Ciao ciao.